nta soni ifite zo kuvuga ko ndi indaya ya Yesu. Nta soni ifite zo kuvuga ko Yesu yanteye inda. Kandi igihe nikigera Yesu azanshyira ku mugaragaro agenda asaba iwacu. Namara kunsaba iwacu agende mu rusengero dusezerane. Nitumara gusezerana tugende no mu murenge dusezerane mu gihugu. Kuba rero Yesu twarabanye mu buryo butemewe n'amategeko. Nzabyara ntaravuka kuko ngiye wundi mu nda ya mama maze mu kwezi n'iminsi 14. Oya handi naho naje kwipimishiriza inda. No kubwira nk'igihe Yesu yarari kukurongora cyari bimeze biti. Ngenge kubabwira uko naryamanye n'umugabo wanje Yesu. Yesu yantereye inda. Mu kibaya kiyobowe n'abashumba batazwi. Harimo umushumba bita Rukundo. Inda ntwite n'inda igiye kuvuka mu buryo budasanzwe. Yesu yantereye inda mu kibaya. Najugunywemo n'iwacu. Ari rwo rugo rw'abarokore. Banjugunya mu kibaya cyitwa Urukundo. My Lord, I wonder. Oze kwita shene yawe Rukundo Empire. Ruku, uri wa gatatu ujya dukora ikiganiro. What? Rero kwa Rukundo inda ntwite niyo mu kibaya cyo kwa Rukundo. What the